Reka mbaze ngo cyara wari profete aje kubivamo gute so wamugane ku cyawe cyari profete ari profete Mayira z'amajoro naraye ariko buriya ibyo ari byo byose uramutse unyambitse imyenda ya gisirikare ugashyiraho utunyenyeri dutatu ubwo naba mbaye kapiteni basigagezwa abakobwa ba 18 ubu twebwe byarangiye ariko kari akantu rero ubu ntabwo byakongera kuba warihari ni igice utinya uyu munsi w'umukobwa kintu ninya mu buzima no kuba naca inyuma umukunzi wanjye amazina yanjye ni Emi Twahirwa ni Ngoma TV show kongera twagarutse ni show mugabo meze fresh meze bon ubundi tunzi neza ko abagabo benshi bagira imvi mu mutwe ko zifite mu bwanwa cyangwa hejuru tera kanta oya naho ariko se naturi kubona se tutangiye kuzara ni umugabo wihariye imvi zihera hasi zijya hejuru cyangwa ni tentire washye oya je n'umwihariko wanjye n'umwihariko wawe umeze sawa meze neza kabisa kumwe nkoka assalamu alaykum njye nitwa Areni ntabwo musiramu ari kusa kumuna witendeye arike ndabikunda ariko hari umugani koko ntabwo ari byo kuko nta nubwo berekana n'amaboko ntabwo berekana amaboko kandi ngiye nayarangaje aba yatwitse narababwiye ntacyo ntazakora cyambere n'ubuzima bw'ubutungane twibandaho umunsi ku wundi kuri kamera n'abasineyaste cyangwa se n'abacteur n'abactrice n'abakinnyi ba filime babaho ariko nawe tugomba kumenya bitagatifuza bate kamere ko umugabo uvuga ngo umugabo ni ariko byarahindutse bose bavuga ngo ladies first umeze neza weekend iri kugenda neza kugenda neza nta kibazo ndabona ari fresh pe mu magambo make umuntu ushaka kumenya Aren niki yamumenyaho none hangaho umukobwa witonda uvuga make zamura ibiganza byawe bizamure ibiganza byawe bisobanuye iki kuba wambaye izo mpeta aho ngaho kuba nzambaya ndi guteganya kuba umumama ubu munsi kazagiye aho ngaho niki ni engagement aho ngaho ubwo nyine nabyita bateye ivi ubu ngubu nta muntu wemerewe mu bakunzi bahangaha nta muntu ubyemerewe ni gasopo ariya nta muntu baterera ivi kabiri oya uyu mugabo ntawe ushobora ntabwo bibaho ariko biterwa n'imyemerere y'umuntu hari uwabyemera utabyemera muri abo rero ngiye ndimwo ntabwo nabyemera hari akandimo kanuza icyemezo naragifashe nashyizeho akadomo nawe nanjye nuko sinjye uzabona kadukurikiza noneho ibumoso umugabo uyu mugore aravuye maze kuvuga akoreta n'inzizi hagacira umugore bazi no kuvuga ladies first nabo basigaye bazi kuvuga cyane aho bahereye uburenganzira bwo kuvuga nyine bavuga cyane ntabwo ari baravuga ariko nk'ubu ntureba Aren ubu ushobora gusa niwumva ko ari kuvuga akajwi nyine akajyanye gakeya ubu ushobora gusanga ahandi hantu ushobora gusanga inzu yayiteruye aho ngaho wimbeshyera pe bisobanuye iki ntabwo nabireba ntabwo ese ukeka ko abantu benshi amazina yabo bazi icyo asobanura nawe ubaza ibibazo bikaze kabisa mu kiganiro mubwira icyo izina Aren bisobanuye icyo rivuze ngo abantu bamira ubwanwa bahereye hasi bucya hejuru ngo muri karagiteri hari ukuntu umuntu uza muri sosiyete hari ukuntu bafata
baraba barabiciye bigacika. Ibiki baciye se ngo bakunda abagore cyane. Emi arya uri igitsina gore wowe. Oya ngiye impamvu bivuze gutyo nuko ni ibintu numva ku mihanda. No kuvuga ngo buriya rero hari agace kamwe bavugaga ngo abantu bakomoka ngo aha ngo muri iki gice ngo bakunda abagore ngo bagakunda n'inyama. Noneho wajya aho abagore bari ugasanga babakunda ni rusange, wajya aho inyama ziri ugasanga abantu bari kuzirwanira. Buriya ntabwo ari ikintu runaka, si ubwanwa, ntabwo ari iki, ariko gukunda abagore nta nubwo ari n'icyaha. Wowe ku giti cyawe reka tureke byo gukunda uko atari icyaha. Ubundi umugabo n'ukunda umugore, n'umugore akaba akunda umugabo, n'umugore n'ukunda umugabo. Rwose ako kantu uvuze ni keza ko ni ingenzi nawe. Reka mbanze guce mu ijambo. Allen ni izina ry'irihebura rero risobanura urukundo rw'Imana. Bibwire we utarubizi witwa amazina. Ese nuko bisobanura? Nuko risobanura God's love. Okay. Ntabwo nari mbizi, sijya neza mbibaze ujya kureba ibaza isa ajya kubira agira amatsiko. Ushobora kubuza ari uzagita n'umwana kavugitse neza cyane n'agasirimu nkanyira kuko nari ndi musirimu cyane. So beautiful. Asante. Your man best to have you. Twari kukomereza rero turi kuvuga ngo gukunda umugore ntabwo ari icyaha. Gukunda umugore wawe ntabwo ari icyaha, ariko noneho aho ngabo ntabwo gukora abashurashuzi. Urabazi mu Kinyarwanda abashurashuzi? Ariko buriya ni Ikinyarwanda ryora gushurashura. Ni uburaya se gushurashura? Ndumva birimo ibintu nyine byo ku byate kuvuta tikuvuta bamwita mayira. No kuvuga ngo ako mayira kamaze ngo cyara uri profete aje kubivamo gute? So wamugane ku cyawe cyari profete, ari profete mayira z'amajoro naraye. Ariko buriya ibyo ari byo byose uramutse unyambitse imyenda ya gisirikare ugashyiraho utunyenyeri dutatu, ubwo naba mbaye kapiteni. Ubu twicaye ahangaha unyogoshe ukankuraho no musatsi, kuko abasirikare ntabwo bagira umusatsi nk'uyu nguyu. Ugiye ukanabeshya ahantu ntabwo iki kinyoma wakijyana ngo ndi umusirikare cyangwa ubwanwa bungana gutya mu Rwanda wapi. Ariko byaterwa na nuzana agence ukorera, birashoboka. Ariko no kuvuga ngo aka kanya uba aka kanya nk'uko mbajije uti yenda wigize kuba muri ibi bintu, ubu nabasha kuba umusirikare ako kanya, kandi abandi basirikare bakagira batya kubera ko naba nambaye inyenyeri. No kuvuga umuntu ukwari n'igihe agezemo ushobora gusanga umuntu yahindutse cyane. Ngira ngo ibyo bintu byose ngo impamvu ni igihe ubundi cyane rwose gisobanura byinshi. Ubu hari umuntu ushobora kuvuga ati ari nk'abantu bagiye bavuga ati niyo byagenda gute nubwo nacika ijosi ntabwo nzanywa inzoga, ariko cyakubwira ukuntu bayinywa cyane bikarangira bazinyweye na cyane aho kunywa ise gusa, ahubwo bazicura abandi. Batanze akazi muri Burarirwa na Siporo, bakora amanywa nijoro kubera abantu biyongereyemo, bari baravuze ngo ntibazazira. Rero nanjye buri ushobora gusanga ari ibi, kuko nabaye mu idini cyane, ngeze ubwo sigara nta n'idini ngiye. Idini byarakamye muri wowe, ariko ntabwo ari nka cya gitutsi ngo urakabura idini. Yewe nahisemo kutarigira, ariko mfite imyemerere ushobora gusanga idatandukanye n'ababamo. Nshatse kuvuga iki? Reka nguhe urugero. Ubu ufashe nk'umuntu uba uri mu rusengero ugafata n'undi utabamo, ugafata abantu bane, ushobora kujyana umwe hariya hirya ugafatamo babiri bataba mu rusengero n'abandi babiri baba mu rusengero, ukajyana umwe ku ruhande hariya, ukagenda ukamukubita ikofe ariko ya nyayo.
ukamugarura bose bakaza. Hari igihe ushobora gusanga hagize umwe wihangana wo mu rusengero ntakubite ntagusubiza ikofi, kimwe na wa wundi utabamo mu rusengero hari igihe ushobora gusanga ari we wihanganye ntagukubita ikofi. Sinzi niba icyo kintu mvuze ucyumva. Ndacyumvishe cyane. Ni ukuvuga ngo imyemerere mfite cyangwa se n'indangagaciro abanyarwanda tugenderaho, abenshi babyitwaza iyo bari mu idini bagatekereza ko ari byo idini ari ryo ribatera gukora neza. Sinzi niba icyo idini riranafasha, iri gutera kwigengesera kugira ngo hatagira umuntu ngo ubayeho utigengesera cyane rwose. Niyo mpamvu usigaye ubona ku muhanda ukarambika. Icyo nawe uransebeje kurambikira ku muhanda. Buriya keretse umuntu numvise Nyabugogo, ni Nyabugogo Kinamba, nawe ashobora kuba ari amafaranga bari bamuhaye. Ariko buriya se wagira ngo yenda nibyo navuze ngo ababa mu idini babasha gukora ibibi, abataribamo ntibabikore, cyangwa se utari mu idini agakora ibibi uririmo ntabikore. Iki kintu cyo kurambika rero n'umutimanama w'umuntu cyo twagarukaho cyane. Mbareka twihute kuntuza kuri kariyeri yanyu ya filime. Ndahera kwa Mayira mbere yuko dukomeza kuri message y'umunsi. Mayira, ukunda gukina filime bakagukinisha role, sinzi niba wenda arizo abantu bagukastinga, aba director bawe babona nyine ko arizo ushoboye cyane. Filime ntabwo ndaza kuzinyura kure, abo simbizi niba ari sex life cyangwa se filime zo gusambanya character. So ngo ni filime zo gusambanya oya, umuntu yahita yumva ko ndatuvuze za filime zo possession oya, ahubwo characters za wowe uza muri filime ukeneye ni ko babonye ko hari ibyo bintu ushoboye cyane. Nanjye abanditsi n'abayobora filime icyo kintu hari nta kibabaza, ariko iyo ugiye gukina wowe ubwawe ntabwo wihitiramo, ahubwo bareba nk'ibintu byakubera. Buriya babona naberwa no gusambana bakabimba, ahubwo muri wowe ufite mu rusoro rwo gusambana, nkeka ko mbikora neza. Kuri ako kantu hari filimi nigize gukina, ariko nari nagiye ahantu nyine nakinnye, nagiye ahantu najyanye n'umukobwa muri rogi, anca 150 ariko mfite 130. Yankuramo imyenda arayinika, aza kungirira imbabazi, ngenda nta nkweto mfite, njya kuzana 20 bisigaye, mpasiga na telefone. Ngarutse nzanye ya 20 nje gufata kukombora telefone ya telefone yanjye n'inkweto, nasanze yashatse nk'iduzeni y'abakobwa, barankubita baranyirukankana, ngenda na ya telefone nyisize na ya mafaranga barayitwara. Noneho nyuma hari umudamu waje kumpamagara, arambwira ati ndashaka ko duhura. Ndavuga nti uyu muntu ashobora kuba ashaka ko mushyira muri filime, cyane ko yari yambwiye ko zikunda. Duhuye twicaranye, arambwira nsanga yateguye ibintu byiza cyane byo kurya pe. Arambwira ati ariko ntabwo ibya filime cyane ari byo naguhamagariye. Meze bite? Ati ikintu, ati nabonye uburyo ukinamo, ati mbona ziriya role n'ubundi wabasha kwakitinga. Ati kandi nkeneye umuntu nkawe. Noneho rero mu buzima buriya nta muntu utagira ubwoba. Noneho kuba waba umenyereye kuba watereta, noneho ukabona umuntu uza kugutereta noneho yahuranyije. Sha nkubwiye aho hantu nahamagaye undi muntu, ndamubwira nti mwandikira message nti umpamagare umbwira ko uhita umpamagara, ndagushyiraho parallel uvuge ko hari ahantu ndi bahamenye polisi ije kumfata, noneho mbona uburyo ndi buva aho ngaho.
nubwo buryo naturutse aho bivanye mu menyo rubamba ariko yari yambwiye ati mbona uko bikina n'ubundi ati hari ubwo nari ndimo gutekereza ngo ngiye guhura n'umuntu mbaza kwiyodokimanta nkamenya ko ndaza kuza kumubaza hari umwanditsi wa filime ndetse yatwaye n'ibihembo byinshi n'umudage bamwita Hitchcock yaranditse ngo 50-50 y'ibyo umuntu akina 50 ni personal character 50 ni byo umwanditsi yanditse ubwo rero ngo iyo umuntu abashe kumacinga ukamubona nyine ari gukina ibintu urabizi neza ko ni story ari gukina ariko ukabona uburyo arimo kubimacingamo ukabona uwo muntu ari barabihuza cyane ngo ujye utumenya ko no mu buzima busanzwe ngo nari nako bigenze no mu buzima busanzwe buriya rwose aba ari uko nguko kandi none se dore nk'uyu mukobwa ni inshuti yanjye ntabwo dukundana wa mbere umuhamya kuri ibyo bintu ntabwo ntituri inshuti se ese hari ibyo unzi oya uranyihakanye ndakwihakanye pe ushingiye kuki yaseka nako inshuti biko ushingiye kuki hari yambwiye ngo arazana shere mu kiganiro kare njye inshuti n'umuntu umeze gutya kare none se arashaje sinabyo ngaho nyumvira jewe ubwo mu kandi kanya uraza kuvuga ko nkuze nk'aho amavuta y'inka urashaje pe nuko umuntu rero akoze isoni undi ubwanwa bwabaye nuze imvi zabaye uruhenzi imvi mbega nizo urumva kondisiyo imvi zitarimo none se wowe ukaba ushingiye kukira ufite iki kibasha gutuma izi mpamvu nakwemera nta mafaranga urashaje buriya ni ukuvuga ko ajya nsaka oya ndabibona usaba ufite amafaranga ukaba kubera ubona nambaye nabi se cyane ukuri na kareka nuko ntazanye nta mafaranga nuko ntazanye ka gashati kanjye shango mba ariko naje namba buriya rero reka mbabwire ariko nanone ikindi nkunda umuntu nyine ufite agasatsi gakeya wowe warateretse ibyanwa wahafi byambangamira buriya aba bantu nibo babandi usanga aba yavuze ati jye ntabwo najya gushaka ngo nshake ngo ingwi runaka ukazasanga noneho yaharenze inshuro ebyiri wowe ushingiye kuki mbega urumva uri umukobwa wa mbere mu Rwanda gukomba numva ndende kuki utagiye mu baminsi nuko babivanyeho oya icyo gihe ubu kandi umubajije imyaka ntureba ushobora kumureba gutya ukaba wakeka ko ari umwana kandi ari agakecuru kibereye aho ngaho nta bucece kigendera muri icyo gihe abaminsi bariho ntabwo wari wujuje imyaka ikwemerera kuba wajya mu ntabwo nari nakayuzuza nari narayirengeje ahubwo si ibyo navugaga se nari narayirengeje ariko nanone ntabwo nkuze cyane reka nkubwire usibye yenda na Emi untereyeho ngo namubwiye ngo ndazana sheri wanjye ako kantu yari akagobetsemo agira ngo nteze abantu mu bantu nakwita sheri uyu ntarimo oyasa kubera iki se ushingiye kuki se uzibye kuvuga ngo ndi umusaza ngo nta mafaranga wowe ufite iki mfite byose iki se ubwiza ubu ushobora no kuba mwajya aho bibera ugasanga reka usanga avuye mu kibuga nuko nyine nakwemera naho mbaye ndi ukwemera nazakubwira nivayo nkwereke winkoraho uratangiye kandi oya ntabwo ari ibyo gutangira vana ibyo byo gutangira wewe uzabyemera uze nkwereke sibye ko nanjye nabyanze iyo nza kuba umukobwa niba nari kwiyemera nkawe uwasanga sinzi wavuze ngo uyu muntu atiyemeye ntawe wamwemera kandi ko none se reka nasa mvuge ngo ndi mubi dore igishishi dore ni ukubera iki kubera ni ukubera gukura nyine n'iya myaka ndacyakura gasa nakubwiye ko nkiri muto ndacyakura reka tuze kwa Ale iryo zina ryanyoroye kurifata mu mutwe ko ryoroshye cyangwa wamukunze ni na keza ku kazina wamukunze
byo gukunda ntabwo mbizi ariko bivuze ko ari n'urukundo rw'Imana. Okay. Urwo ni rwo abantu benshi bitwaza kugira ngo bagere ku ngingo z'ingenzi. Bagahera ku rukundo rw'Imana. Ni kariyeri yawe ya sinema utangiye ryari kugeza uyu munsi umukobwa? Nayitangiye haciyeho nk'amezi ane nangiye kwinjira muri sinema. Kubera iki wahisemo kwinjira muri sinema mu gihe hanze aha ngaha hari imirimo isaga 10,000? Ndabikunda pe, ndabikunda. Ubikora nko kwishimisha cyangwa ubikora nk'akazi kawe kagutunze ka buri munsi? Mbikora nk'akazi kanjye ka buri munsi cyangwa se nkabikora no kuba binshimisha ubwanjye ku mutima wanjye nkumva birananyuze, kandi nanone ni byiza cyane pe kuri njye. Iyo utekereje ku ishusho yawe mbere yuko wibona muri sinema ujye ubivuga uti nifuza kuzagenda mu kintu cyamamare cyangwa se uno munsi ukaba hari abantu basha kureba ibyo wakinnye, wiyumva uti? Mba numva gusa nyine birenze pe, bintera ishema, nkumva ni byiza cyane kumva nanyura nk'ahantu gutya ku muhanda cyangwa se mu isantire umuntu yambwira ngo dore wa mukobwa twabonye muri sinema iyi twabonye ari gukina twite, ari gukina bamuteye inda, ari gukina akura. Nubwo nyine abatari byiza banansereza muri quartier ariko nyine nge ku mutima biranshimye. None haranamwihakana. Nzova yaranyihakanye ariko nyine nakundi. Ariko gutwita byakubera? Byambera ngaho uzayinere. Ubwo se wampangara? Ahubwo uzamangara. Ibyo byari ibya mbere twarabihaze. Ngubu basigaye agezwa abakobwa ba 18 ubu twebwe byarangiye. Ariko kari akantu rero merutse guca ku badamu bari kuvuga bati katubayeho. Ari ndacyari kuri wowe. Ibanga ni iki kuri wowe? Ibanga nicyo yibagiwe. Ibanga nicyo nibagiwe. Nawe rwose pe. Ibanga kuri njye nicyo nibagiwe. Umuntu yarabiza ashobora kuba kuko ni ukuvuga icyo wamubitsa cyose yakivuga keretse icyo yibagiwe. Nabivuga pe. Nabanga ngira. Ngiye kukubaza ibintu ariko ndiba. Oya nari bibimbaza. Ugeze no kunuza no ku ngingo z'ingenzi. Nabyo ndabivuga. Nabyo yabivuga. Beruka kuvuga amakuru ryari? Shana mukanya nayavuze kandi ubundi kuyavuga. Hari utuntu umuntu aba yiziho cyane cyane nk'ahantu barakuriye mu bwana n'umutsi akavuga ati aka kantu wansubiza nyuma nagakoze nabi nagakosora. Kuri Arene ni nkakaye? Gutukana. Gutukana? Watukanaga cyane ukiri umwana? Nyiri umwana hatukanaga cyane ariko noneho kubera kugenda mu rugomo n'abandi tujya kuragira kuvoma nukanabyata cyane ariko kuburyo banabinkubitiraga. Warabaye umushumba no kwirinda kuko cyane uko nyirinda. Icyo umuntu yakoze burya ngo bari igihe yongera akagira. Oya ariko ayasigana wigeraho ngaho ubu ntabwo byakongera kuba. Warihari? Ni igice utinya uyu munsi w'umukobwa? Kintu ninya kintu ninya mu buzima ni ukuba naca inyuma umukunzi wanjye. Kubera icyo bitinya? Mpamvu mbitinya mba numva byambabaza na bikaba byamubabaza. Byigeze bikubaho? Guca inyuma umusheri? Byambayeho ariko ntabwo byari byambaho kuwo mfite ubu. Ni ukuvuga buri mwaka aba afite uruvuga ngo iyo icyo gihe nari ndi n'umwana kwanza. Icyo gihe nari nyiri akana mfite amaraso yo kwiruka nyine kuwo mbonye wese. Ubonye wese? Ako uyu munsi wabaye umusore mukuru? Ako uyu munsi wa none bana ni umwe rukumbi. Kugeza uyu munsi twebwe hano ku Ngoma TV show akenshi buriya twibanda ku gice cyane cy'ubutungane ntabwo kuko iyo tuvuze ibi monde physique bigaragara amaso monde materiel
ni ibintu bigaragara ngaho abantu bose baba babona, wabona ko nyine umuntu ari mwiza ku isura ukabona ni mwiza, wabona ko yambaye imyenda, niba yambaye wenda nk'ipantaro iguriwe 100,000 ugatubona ko nyine wenda afite amafaranga. Ibyo ni ibintu by'amateriel, ariko twebwe cyane tuba dukeneye kumenya akantu ubuzima bw'ubutungane ave spirituel uyu umuntu kuri we ukora iki kugira ngo wumve usabana n'Imana yawe. Kintu nkora ndetse uno munsi byose umukobwa na gutyo hari nk'amashimo ufite uguti Imana yankorera iki byose umunsi. Ya ikintu nkora nkumva cyane cyane iyo nasenze ndanu wanjye nyine hatuje nta bintu mfite nyine stress. Nta bintu mfite stress. Gukina filime ntabwo utekereza ko byaza kwicira kariyeri. Iyo nyine wenda umuntu akubona gutyo ukina nkabira wakinnye kuvuga uti nk'umuzima busanzwe wageze kubikomozaho, ariko ntabwo ubona byakwangiza isura yawe cyane. Oya ntabwo byanyingiriza pe, kereka wenda ari ngewe washatse kwitwara nabi naho ubundi mbabona nta kibazo. Naho ndabona nta kibazo. Kugeza uyu munsi amashimwe ari nafite na nkaya atatu. Mashimwe ishimwe rya mbere mfite nuko nsigaye nzwi, nifuzaga kuba nagera kuri YouTube basi nk'abantu basi Imana izamfashe ngere hari ahantu sikumva. Akanya rero ndashimira Imana kuba narageze kuri YouTube. Ikindi cya kabiri nashimira Imana nuko mfite aho mbarizwa na jarajaye nyine ndi kujarajara renaraha jaraha cyanshatse kuvuga nyine subune ngombwa nibyo kuvuze ngo ufite aho barizwa ko mfite aho mbarizwa. Cyo nanshatse kuvuga nageraga utuntu two kujarajara mu bahungu, none ubu ngubu mfite umwe washyizeho akadomo umwe gusa umwe rukumbi. Ikindi cya gatatu nshimira Imana vuga ngo ufite umwe rukumbi. Ari umukobwa nigeze kubona ari kuganira mugenzi we, ariko ngo ngewe ndisuki ngo uvanyemo ngo jide Kuna abandi basore bose bazi ko ndisugi uretse jide wenyine. Nawe rero turuti nanjye ubu ngubu abandi bose bateguze gushyira akadomo kandi rataka gatatu. Kandi ka gatatu kandi ka gatatu nuko Imana yamaye urukundo, nuko mfite urukundo. Biraje mbaze ngo urukundo nyabaki ngo urukundo ruwe. Ni byiza ko iso byibaza nyine urukundo rwo kuba nakunda buri muntu wese nashyari mugiriye, ariko nanone simvuze ngo urukundo nyine bisanzwe pe, utumva ngo ni ibindi birenze cyangwa se ngo Abyana Mayira wowe ikibazo ni copy paste n'ubundi nicyo namubajije, ubundi tugaruke kuri projet zawe ufite tugana ku musozo. Okay. Nkuko twatangiye tubiganiraho ku bijyanye na filimi, ndi umukinnyi wa filimi, nkaba n'umwanditsi filimi nyinshi nkina nige zanjye nako ku giti cyanjye uba wazanditse, hari n'abandi bakeya ngenda nandikira. Rero ni ukuvuga ngo mu mugambi ubundi abantu banzi kwicwende kigeze icwende ngo nikoga kabaye icwende ubanza, ariko namamayeho cyane kari gafite n'utuntu twinshi. Ariko noneho ubu aho tugeze hari filimi ndi gutegura, ndetse mu mpera z'uku kwezi kwa gatanu turi bushyire hanze, ikaba iteguranye uburyo mbishakamo mbega.
ibyifuzo mfite nuko ari filime izakundwa n'abantu, si uko ari filime ihenze. Ariko nk'umuntu umaze igihe muri ibi bintu, muri ibi sinema, umaze igihe, kuko mbitangiye ndumva hashize igihe, maze kumenya ikintu gikenerwa ari cyo nifuza gushyira hanze. Ubwo rero abantu ndetse na Allen nawe ari mu bakinnyi nzaba mfite, mbega ukwezi kwa gatanu ntabwo gushira itagiye hanze. Ubwo rero izindi filimi tugenda tuzitambutsa, ariko kuri Mayira Empire nawe ugiyeyo urazihasanga. Urakoze cyane uretse kuri projet yawe ufite uniyo wifuza gusohora muri iyi minsi, ntabwo ugeze tubwira amashimwe ufite uyu munsi nka Mayira maze kwamara mugane abantu bamaze no kugira ikintu badistinga. Bura biragoye cyane kuburi ariko kugira ngo tunabihuze nayo mashimwe no kuvuga ngo ntabwo izo ntabwo ari zo nzi gukina gusa, kuko hari n'izindi nkina, gusa biterwa n'umwanditsi cyangwa se iyo bahisemo ko mbasha gukina, kuko ntabwo nshobora kuvuga icya mbere filimi zitemewe mu Rwanda nanjye ntabwo nemerewe kuzikina, nk'urugero nka Porno. Izo rero ntabwo zivugwa ko ari filimi y'Inyarwanda, ariko indi filimi iye ntabwo Porno zemewe gukinwa cyangwa nuko ari abantu batazikina. Oya, ntabwo byemewe. Hari itegeko rihari Erega ibintu byinshi ntabwo byasohowe mu mategeko. Hari no kwica umuco nabyo ni ibintu bihari. Rero ni ukuvuga ngo jewe amashimwe mfite, icya mbere buri iyo mbona abantu bakora neza, biriya ni ibintu byo kwishimira cyane. Icya mbere nishimira nuko ndi mu gihugu cyiza. Turashimira ko mu gihugu cyiza. Ndi mu gihugu cyiza. Icya kabiri icya kabiri nuko ndiho, ibyo biranezeza cyane. Ikindi cya gatatu, rwose ikintu kinshimishije cyane mfitemo amashimwe nshima nuko mfite umwana w'umukobwa. Se wari ubizemo? Ukiri mushyashya, ukiri agahinja. Umwaka umwe, akaba ari nawe imfura yanjye. Mayira kugeza ubu yarataragira imfura. Urumva simfite amashimwe se? Ufite amashimwe akomeye cyane. Reka mbashimire ko uyu munsi mwampaye umwanya tukaganira ni ku Ngoma TV show n'ibyo ni Gospel Today, n'abakinnyi ba sinema twaganiraga. Abantu benshi bakunda kujya bibaza cyane wenda niba dukora ibiganiro byo Gospel cyane uyu munsi tugaruka ku bantu bo mu rusengero. Oya, iko byagenda kose ubuzima umuntu abamo umunsi ku wundi afite amashimwe, afite icyo ashima Imana kuko kandi anihariye gitandukanye n'icy'abandi. Buriya njya nkunda kubabwira n'umuntu w'indaya wawe udutega hariya ku muhanda, niyo yagiye akabonera atarakoze utashye neza ashima Imana avuga ati wakoze cyane muri blessing uyu munsi Imana yanjye. So simbizi neza ariko niba uko Imana yakira ayo masengesho, ariko nzi neza ko abara amashimwe cyane abayatanze. Ndabashimiye cyane ko mwakoze kwitabira uyu munsi rero. Murakoze cyane nawe.